Hello guys, mbaye ikaze kuri YouTube channel. Tugiye kureba ukuntu ushobora gupostinga ifoto kuri YouTube channel, ukuntu bikorwa, icyo usabwa ni kuba ufite YouTube channel yawe, nta kindi bigusaba. Ukuntu wapostinga ifoto kuri YouTube channel yawe. Icyo ukora, uzaza muri YouTube channel application yawe, nurangiza uzaza hano mu iguna, akanda ku gafoto gahari, ugakandeho. Nugakandaho bazahita baguhereza ahantu hameze gutya, n'ubundi uze ukande hano, uhakande. Umara kuhakanda, urabona ahangaha, nugera uzaza utambike hirya, ujya iburyo bwawe gutya kwa runo ruhande, utambike uze ugere ahantu handitse community, ubundi uze uhakande community. Ahangaha ni ahantu uganirira n'abantu bawe bagukurikira. Urabona nkanjye mba napostinze, nashyizeho amafoto menshi atandukanye. So guys, nawe rero waza ugapostinga ifoto ushaka, ukabaza ibibazo. Noneho ahantu kuri community hari uburyo butandukanye bwo kuba wapostingamo. Ubu rero tugiye kureba uburyo bwiza bwo kuba wapostinga. Hari uburyo butatu. Ubwa mbere ni uburyo bwo gupostinga ubaza ibibazo, uburyo bita poli. Reka mbanze mbubereke. Urabona hano hari options nyinshi. Urabona hano hari options nyinshi cyane. Urabona hano buno buryo, ubu ndetse n'ubu. Duhere ku bwa mbere rero, aribwo bw'ubu. Urabona utu turongo tutambitse tureba hirya. Ubu buryo rero icyo bukora nibwo bita poli. Igihe uri kubukoresha ushyiramo n'amafoto. Urabona ahangaha ukandaho bagahita bakubwira ngo add image. Urabona, urakanda adding image. Noneho urabona ahangaha hambere barakubaza ngo ask community. Uburyo bwa poli rero buba bumeze nk'uko ubaza ibibazo. Wigeze ubona post kuri YouTube aho bakubaza ikibazo hasi, noneho hakaba hari amahitamo, ugakanda ku ifoto cyangwa se ugakanda ku byo wemeza ko ari byo? Ubu buryo rero ni ahangaha ushobora kubikora ukoresheje community. Kuri community, urugero, ushobora kuza ugakanda hano, ugashyiramo ifoto ushaka, ugakanda n'aha kabiri ugashyiramo ifoto ushaka. Reka dukoreshe ifoto ebyiri. Noneho tugiye kubaza ibibazo. Urabona ko nshyizemo screen recorder, nkashyiramo na CapCut. None ngiye kubaza ngo ni iyihe application irikodinga neza? Ni iyihe cyangwa se iyihe application, ni iyihe app muri izi ebyiri ukunda gukoresha
gu- gukoresha muri izo ebyiri ukunda gukoresha. Ubwo ni ikibazo urajya gusubiza arayireba. Ubu buryo ni bwiza cyane, buranoroshye, ntabwo bugora umuntu ngo wenda arajya kwandika ngo avuge ngo ni CapCut, ni InShot, ni iki. Ni uburyo bworoshye, ahita akandaho yigurukira bitamugoye. So guys, rero ubu ni uburyo bwa mbere, tayari ugahita ukora hano, ugakora post. Ubwo ngenda bikora direct, tayari mpise nkanda kuri post. Sinkanze kuri post, ubwo tugiye kongera turebe ubundi buryo bwa kabiri. Ubundi buryo bwa kabiri n'ubundi ugaruka ahangaha, hano handitse ngo give a shout type to emotion. Okay, kandi n'ubundi urabona hari ubundi buryo, noneho hari ubundi buryo bw'ifoto. Ahangaha aka kantu k'ifoto uzaza ugakandeho, bazahita bakwereka amafoto yawe, ubwo uhitemo ifoto ushaka. Tayari urabona ko nayigezemo. Icyiza cyangwa nanone naho uraza ukayeditinga ifoto, ukandikaho amagambo ushaka. Urabona hano waza ukandikaho ibyo ushaka, tayari ugahita ukanda hano kuri done ukabyemeza. Ikindi kandi nanone ushobora kuza hano, urabona hano handitse hano aha hari filters. Ifoto ushobora kuyeditinga ukayihindura uburyo ushaka ukoresheje iyi app, urabibona. Ubu ni ubundi buryo nabwo. Hano hari n'uburyo bwa sticker, ushaka kongera sticker emojis ukazongeraho, nabyo birakunda. Tayari iyo umaze kubikora uraza ugahita ukanda hano handitse ngo done. Tayari ubwo icyo wakoraga, iyo post yawe ibikunze. So rero tudatinze, reka tujye ku bundi buryo. Buriya ni uburyo bundi nari ndi kubereka. Ahangaha kuri ubu buryo twari turiho nabwo ushobora kwandikaho akamesaje ukavuga ku ifoto wakoresheje. Tayari reka tuvuge ku bundi buryo. Ubundi buryo n'ubundi buri buryo bwose urasevinga nyine, cyangwa se ugahita postinga. Ubundi buryo uzagaruka ahandi nk'ibisanzwe, turebe kuri bwa buryo bwa nyuma. Aha hari akantu kavivuye mwese murahabona, reka tubuzeho turebe uko gakora, ugakoreho. Tayari ahangaha rero naho ushyiramo ibisubizo, ni nk'agakoro ushaka washyiramo amafoto, ushyiramo ibibazo, ubaza ibibazo cyangwa se ugashyiraho ifoto, ubundi ugahita ubaza n'ibibazo. Tayari cyangwa se hano ugahita unasobanura icyo bisobanuye, ugahita uvuga ubusobanuro bwacyo. Urugero wenda ushobora gushyiramo gushyiramo ifoto, nimero 1, quiz. Okay, answer 1. Wenda ashobora kubaza ngo uretse gato, ni amafoto abiri nashyizemo X recorder, reka shyiramo na CapCut. Noneho ahangaha hasa handitse add an explanation, cyangwa se ushobora kuyishyiramo cyangwa ntuyishyiramo, ni option, bivuze ngo ni amahitamo. Icyo ndakora njyewe rero, reka mpite mvuga ngo kubera ko ikibazo, reka mbanze mbaze ikibazo quiz your community. Ni ukubaha ikibazo, ni ukubaha umukoro ukababaza. None ngiye kubabaza ngo ni iyihe app urizi app nyiri iyihe app nyiri ebyiri ikoreshwa mu gufata
videwo, videwo no kweditinga, no kweditinga, no kweditinga, no kweditinga tayari. Noneho ubwo ngiye kongeraho explanation, ubusobanuro. Ubwo ngewe ndavuga ngo ndahita mvuga ngo X recorder, ndahita mvuga ngo X recorder, X recorder niyo ifata video, ifata video, ikaneditinga, ubwo ugahita uvuga kuri CapCut, CapCut yo ireditinga gusa, ireditinga gusa tayari. Uri buze gukirikaho imwe uri bugire icyo ahitamo tayari. Ubwo ni ukuvuga ngo ubusobanuro burahita buza.